buri muntu wari wese mbese yisanzura afata icyo ashaka nubwo nyine amafaranga yanjye nayabuze yo mu rugo. Urumva genda umubwire umuntu ushaka kurukisha, urumva genda umubwire azaza ndebe. Twe dufite jetiri kazi. ubundi cyambere ntago ari byiza kugira wowe uzasange mu rugo cyangwa uzampamagara uri ahantu tubivuganeho. Ya 300 byari bisigaye ndabizeye, ariko nanone urabizi ko amasezerano twagiranye aya mafaranga niyo yari nyuma kugira ngo cya cyangombwa nanjye ukimereze. Mama Burino, umugore wa Jude wabyaranye na Guillaume, yeguteriye mu nzu se cyangwa yavuye mu ijuru yitwita nka Bikira Mariya. Hasoni muzacungira kuri cya kizu tukiza ashobora kuba ariho akorera akazi kose. Mbese ni gute umugabo akora akazi umugore atazi? genda wakadayimoni. Hasoni Wari kunyitwaho neza nazagwa akazi ko korora amatungo yawe. Akasha amatungo yawe se biki urandusha amatungo wowe. None se ko ibyo bari bakwemereye. Bamubwire kabuzu. ahubwo se Kate dukora iki? Bero twicemo. Ndabikora ndamuzi twa Prence. Ndamuzi twa Prence. Yego. Byose niwe nabigurishije. Sawa. Wabigurishije? Yego. Okay. Nanje abigurishije. Cyane hasi. Sugu. Ubutindi buzamure. Ndabivuga. Bivuga utaranjyana aho wazigurishije. Nakujyana yewe. Ayiwe. Edi nshaka gusura nje kukubaza amakuru. Waba uzi umutipe bita Romeo? Romeo? Mu nshuti zanjye nta mutipe bita Romeo nziranye nawe. Manager wanyu w'uruganda ntabwo muzi. Uruganda rwo dukogiye nkoramo berwa New Vision. Yes. Byatwukajyana transit. Tugenda bwumunyere kugira ngo transit se bakishyura intebe zirimo hano. Bazajya kumfungisha. Hano bataturajya ko hari nyako hari nawe hari. Ujya kuzigurisha se n'imbana yabyiniye wigeze unatekereza yuko hano hazaza undi muntu uzikeneye. Basi kamaze. Ubu se nicara mu zitagira intebe. Basi mama azi. Nicara. Ayo. Ya baba. Habuka kunyenda kunyereka. Anga aravuze. Havunitse se havunike ibiki. Zikori yake babuze. Nukuri tugabana. Reba nuko kwimana cyacya. Bakunya bereka ro wazigurishije. Uziyo ziri. Aka mafaranga narayari. Guhera ku mukirina kugeza no kuri boss nyir'uruganda nta muntu n'umwe witwa iryo zina. Cyetse nimba wibeshye. Ntabwo nakwibeshya kuko manager wanyu niwe uvuga yuko yitwa Romeo. Ni na sheri wanjye cyongere. Aravuga ariko manager wacu jewe nzi bamwita Yasini. No Romeo. Ako si ubundi kumbaza ibyo ngibyo. Ubundi niwe bita Mireye. Oya. Ubwo rero ndumva uri mu mazi abiri. Ni ukuvuga ngo Mireye na Yasini bafite ubukwe.
Invitation zigiye gukorwa ahubwo sinzi ibyo urimo wowe. Nyine ubwo ngenda nk'umuntu waribye uragurisha. Tugende nyine byo kunyura kwa biko. Yakanze. Nze mu kanya nsanga birangiye. Basi kambanze. Kambanze. Ntabwo biteguye tugenda. Kambanze ni. Urya se byo biti. Bya waririye ntabwo urahaga. Bamutwakaze wite. bafite ubukwe nongere subiremo urabona ibyo mubwira utabyumva. mbona disikuru edi ubwo bukwe buramuka bubaye niyo bwaba bugataha bakagera mu rugo nagenda nkagura essence niyo nagura amabido nk'icumi nkaza nkatwika bose bagashya nashaka nawe nkamubura ariko nawe yamubuze urumva umva reka ngende njyewe nzakwereka yuko washigenda n'ubundi hano ntabwo ariho tuza gupangira urupangu genda ibyanyu simbizi n'ubundi ubwo nawe uzajye mukangara tete nuko n'abandi bakagiye washigenda mwabaye muti ko rero nawe uje wikina ahangaha uje kumbaza amagambo y'uwo nguwo uriye niko yabaye n'ubundi na Kate ya mushiki wanjye yaramurangije n'ubu yarashaje inda yarakururutse sha ntabyo uzundi ku gahinda. Wagize neza kuba waje noneho ukagera muri iri shyamba nk'uko twari twarabivuganye gusa n'icyubahiro nagira gute n'icyubahiro kishi wampaye kugira ngo umanuke muri iriya misozi uze gusa icyambere cyo n'ubwitange wagize ariko n'urukundo n'ubundi iyi mitungo ni iyacu twembi. Ibi biti wagiye ubona bagiye batema ni ibigo by'amashuri nagiye nshyira inkwi hari n'amahoteli nagiye nsapurayinga nka inkwi ariko gusa nta kindi kintu twagira twakoreramo wenda cyo kuvuga ngo turateramo izindi ntirusi tuzatera sipure muri kiriya gice cyo hirya hanyuma ndaza kukwereka n'izindi mbibi hirya no hino nkwereka uko bimeze ahantu harampenze cyane haguze $30,000 gusa nahanjye nawe ntacyo bitwaye niyo yarenga yo ngayo nta kibazo rwose ni byiza cyane. ndako tugere no kwagera kanzuma ko cyafanda kumbabare nuko nabonye ibintu imbirimo cyane. Ni byiza sheri ni byiza ndi kubibona iri samba ni rigari babinshimishije nyine ukuntu ubuje kunyereka nyine imitungo yawe babinyereka nyine imbere heza dufite nge nawe nanjye ndi mu bikorwa byo gusana ya nzu tuzahita tuyigurisha nzayikwereka ubundi ndakeka bizagenda neza. Nibyo rwose ibyo uvuze n'ibyo navuze birahuza ni ukuri iki gikorwa ni igikorwa navuga gikorwa n'abasore bakeya kuko nzi bagenzi banjye benshi bahisha imitungo abakobwa ariko ngiye nta kintu naguhisha nta na kimwe naguhisha rwose buri cyose cyanjye ni icyawe sibyo nta kibazo rwose ntacyo bitwaye nzakwereka n'ibindi byinshi cyane kandi nawe uzanyereke byose ntacyo mpinze byose nzabikwereka rero byose ni ibyacu ni ibyacu rwose nta kibazo mu kanya ndaza kukwereka hose nk'uko nabivuze nkwereke imbibi kugira ngo rega hatazagira n'umuntu udutwarira n'isambu hari ukuntu tugira gutya umuntu akaba agiye kure n'undi akajya kure wenda nkagira gute hari n'igihe n'urupfu ruza umuntu ugasanga aragiye utari wagira gute wamenye imbibi z'amasambu yawe. Ibi ni ibyawe rwose sheri ubwo rero dukomeze tuharebe nta kibazo sheri ndashaka kubimbwira byose nta na kimwe usize inyuma afana ko njye ntabwo nakuroshya rwose aha niho twasanze wa mugabo njye nawe mujama yaza mu kiranga kuko yamaye akazi tuje acaho gutya ariko nyine mwarazanye cyangwa yarabasanze yarahadusanze mwakoraga iki rero tuje kwamutegereza afande rwose mumwiteguye se nyine uwo mujama yambwira ati njye nakazi nkwaye n'inka yari misiyari yamaye ariko njye uwo mugabo ntabwo muzi wese ko twanaciyeho gutya ko nta n'umwe ugize umuketse umutipe wenyine tuza no kuhakora siporo ariko ndi kubona harambuye hararambuye cyane dore n'ahariya ni ahacu
hariya kugera hariya urabona urundi ngo ruriya urundi ruri hariya utambika gutya turagerayo ndakwereka arega ntacyo nakwima ntacyo nakwima sheri urabicaye rwose birumvikana. Ndashaka kumenya uwo muntu mwari muri kumwe umbwira amazina ye. Ni Yuda. Imbere tugenda ibintu byose bisobanura kuri polisi. Akafanda mbabare ko nta bintu byinshi vugana nawe kata. Imbere ubundi mwana twaganiriye byinshi nanirwa ibyo narinje kukubwira. Ndashaka ko ugira ukagaruka mu kazi. Akazi ko ngomba. Ye naperereje menya hano waguze inzu yawe barahangeza. Abarero ugaruke mu kazi ngiye kwirukana abakozi benshi cyane hariya mu hariya. Nawe nari napanze kugushyira kuri list ariko usigaye n'inshuti yanjye ntago nagukorera ibintu ariko se ubundi amakuru ya mushiki wawe ko ejo bundi twahuye mbona yaranabyibushye. Cyokoze reka nkubwize ukuri n'ubundi icyo washakaga se ko n'ubundi cyagezweho. Sister wanjye rero urabona ko inda yari imaze kuba nyarwego ariko mu minsi mike yaje kugenda yamaze nibuze ibyumweru 2 ntazi iyo yagiye ahubwo nkeka ko ibyo yakoze mwari mubifatanije. Ibiki uzi ko yaje ubundi yaje ndimeze gutya ariko noneho yaraje arunama ndebye gutya ndungurutse nsanga mu nda yabaye cyari kigeze yarabyaye nyine hari ikindi se yarabyaye se umwana se ni wowe umufite cyangwa nta mwana uhari. Reka nkubwire rero ibyo wenda reka tube tubiretse ahubwo noneho yuza kumenya ibyo wakoze amahano wakoze yahise kandi reka nkubwize ukuri ndizera ko iki kibazo atari cyo cyakuzanye hano kuko n'ubundi aho ari n'uranisheri wawe uzafate nibuze akanya nk'aka iminota 5 turangije nk'akazi uzugere mu rugo noneho urebe nibwo uzahita umenya ibyo wakoze ariko nako ibyo reka tubyiyore naho rero ku kibazo cy'inzu cyo urimo urareba hano hanze gusa ariko buri ugeze yaramugikara ukareba harakoze hameze neza. Ufite stress z'akazi mbabarira nkure muri ibyo bya mushiki wawe n'ukuri. Oya nta kibazo we gusa uzahagera urebe ukuntu ibintu bimeze naho kugaruka ku kazi ko ndaza ibibazo maze kubikemura sigaje gushyira hano amakaro ibindi byose nkabikemura naho ikindi kibazo cyo akazi ndaza urumva kugira ngo nyirukane tusigaye ku kazi twabaye amashuri. Ibyo narinje kukubwira motara arantegereje reka ngende vuba. Ibyo narinje kukubwira sawa nta kibazo wowe uri. Oya amafaranga yihorere uzaba yampa igihe cyose. Nawe usigaye uri papa cyangwe subize se amafaranga hararakora mwana mbahemba ariya ubwo se urumanye nihemba ngahe cyane wowe gusa ntuzarye rura ruganda sha dore urabona inzu ndukuyemo sha mutayegera hano ntari. Sawa genda ubwo nanjye singuherekeje mwana sawa akazi kagiye gutangira cyane ngiye gukora mutikoresheje musizemo imbaraga kabisa. Urabona haje abantu babashyashya ariko ngomba gushyiramo imbaraga gusa nanjye n'umuhagiye nanjye kwikanga ariko re manager nanjye hari ikintu ndimo nibaza ubundi company barayigurishije ejo mbona ngo haje abandi bakire abandi bakire bariya n'abafatanyabikorwa company murayigurishije bimeze bite ikibazo ni iki? Oya baranabafatanyabikorwa ariko ibyo nta nubwo bikureba wowe ntabwo twatwarangije wize ko ngende umuntu w'umugabo nsaza kubikema ntugire wasi kuko akazi kabonetse gusa ibyo nashakaga. nawe stock manager rero uzongera gusiba kabiri gatatu ubwo urumva ibintu byakazi haje abakire bashyashya zitahira. Oya jewe gahunda urabizi ko n'ubundi nkora cyane kandi ikibazo nari ndimo nawe urakizi ariko bira byose byarakemutse urumva gusa naranagushimiye dusigaye dufitanye umubano ariko witondere nubwo umva se reba uyu mukobwa nabazanye nawe ndaje mumwigisha akazi mumwigisha ukuntu mukora ugomba gukorana. Oya wowe rwose nta kibazo. Muraho neza. Muraho neza. akunda kwiyicarishwa nk'igikomangoma akazi cy'Ibugande cya kera ariko uyu munsi wo kwicara baramukoraho bavuga ibyirashimana gazaki icyo sinzi ukuntu twacyita
batwakita akabuze utugombe batwakita muki none cy'umugongo uracika byankoreye byose nanjye umunsi ndishyura nazaga nka wawe utegura zishaka banza kumva ko bwakoze sawa mimi na yeye tumeonana yicayeho none nane kujya gusa ze yicare nk'uko nababwiraga rero urabona bano bagabo bari imbere aba bosi bashyashya tugiye gukorana gusa nabo basanze turi mu nama turi kuroganiza utu tuntu nta kibazo bagira icyo batubwira mugize n'imana abandi ntabwo bahabasanze n'ibyo bahasanze muravuga ibyo mwifuza byose nk'abakozi nta kibazo ibibazo byawe ufite nabikora ntabahari rwose ibi bintu si mubikoreramo bigakunda nta kibazo turihangana nyine ubundi kano kaba ari akazi nibyo bakoresheje nabiri bwongere gukenyerwa amazina yanjye ni Karashobotse-Ayiwe Atanaze yego akaba ari njyewe umuyobozi mushya mufite bosi wa hano akaba ari njyewe mfitemo imigabane myinshi narinje ngo tugirane ikiganiro bitavuze ko Jerome adahari arahari ariko afite imigabane mikeya ariko nanjye mfite imigabane myinshi niyo mpamvu ngira ngo tugire ibyo duhindura mu mikorere kuko mwakoraga nabi ariko nk'ibi bintu ntabwo byagakwiye kuba bihari mu gihe tugishaka umusaruro kugira ngo wiyongere tugere aho tuva n'aho tugera muri urwo rwego nagira ngo kongeremo imbaraga ibibazo bihari mu bishyire hano tubiganireho hanyuma uyu ni mugenzi wanjye nawe ufitemo indi migabane unyungirije nawe tuzabana hano igihe kitari gitoya tugiye gukorana ariko turashaka ko iyi kampani izamuka ikava ku rwego mwari muriho n'imbungu mwakoraga wenda ubupfukamunwa 500 ku munsi turashaka ko buzamuka bukaba 1000 birashoboka cyane birashoboka cyane ubwo niyo mpamvu nje ngo tugirane ikiganiro ntabwo mwari mutumenyeye ariko wenda ndabona muri bakeya n'abandi bazaziraho bazagenda baza ntabwo twabemerera wenda ngo ndava hano mbemereye amakontara cyangwa ngo ndava hano hari icyo mpinduye ku mishahara yanyu tugiye gukorana n'abandi baze batwenjoye gukorana akazi buhoro buhoro ibindi tuzabiganiraho ni kugira ngo mumenye tugiye gukorana nande bosi n'ubuhe bigiye kugenda bite muri iyi minsi ariko nta kibazo nta mukozi turi bwirukane abantu batagira Instagram barahomba we kidabanje agapapa kidabaya nagaje uteze umuti baya waiki kamurebe murakoze cyane kubw'uyu mwanya mwiza dufashe tukaba tuje muri iyi kampani turi gufatanya namwe mu kazi nk'uko mugenzi wanjye yabivuze nitwa Uwizeyimana Gerard ni byiza rero ko tugomba gufatanya ariko icyo tugomba kwitaho cyane buriya ikintu bita isuku ibi ni ibiki agayiga hotel wabwiwe n'iki karumusumari wabwiwe n'iki karumusumari yari hanze abajura nyine bawushyizeho ase uzasitara uvuye ngo inyitare hari undi yunda tubana muhanda gusa uzasitara unyitaranye n'ibuye njyewe gacaro nawe wumva ni ukuri nagayiga hotel umwanda urimo sibyo manager urabyumva ibi nicyo kintu cyane nzajya ngenda ndebaho n'ibindi muri rusange naho ubundi rero dukomeze dukore akazi kandi tugire gute dutere imbere dukore cyane nta bindi byinshi ibindi CEO w'iyi kampani yacu Simomana yari yabivuze
dukomeze dukore mugire umunsi mwiza. Naho ubundi bose ikibazo kabisa ndabona ko ibintu byose bigiye guhinduka kandi stock twari dufite wabonaga ko isa nk'iciriritse, so twasabaga rero ko mwatwongera ikindi cyumba tukongera tugakora stock nini kubera ko akazi tugiye gukora n'ubundi kagiye kwiyongera, birasaba ko dukora cyane ibintu bikazagera. Yego, ibyo nibyo twaje guhindura imikorere kugira ngo tuzamure tuzabirebaho byose tuzabikemura, ndakeka ibintu bigiye kurushaho kuba byiza. Sawa murakoze cyane. Sawa. ngiye kukivangira wenda nagira imana kigapfa kikampa amahoro ariko rurapfara ariko rurapfa nindangiza mvuga ko wenda rwipfishije ari urupfu rutunguranye. Prence bitese cyane byiza kabisa meze neza yabaye urusoro rumeze neza cyane hako ntabwo ari nkawe cyane ndabona uryoshye byahataye amva mbese wapi maze bitese cyane sawa nari bito none se usigaye ubahe ukora iki cyane sigaye nibera mu cyaro tu meze neza cyane ari bito none se mu cyaro ufite job job yahese ko mba nihingira nyine mba ndi gufasha ababyeyi okay ngendemo ndihuta wampa namba nkazajya nkuhamagara. Okay, urakoze cyane noneho reka ngende tuzongera tubonane. Sawa. Bye. Se urapfara ariko nanjye ndavuga ko ari urupfu rutunguranye urapfa tu. Reba niba batampfunyikiye ikibiribiri cyo nzi ko ruhapfa. Ngende kuko kimfasha cyane. Wow.
utabibona akaba yanapfa nkihebye bite se sheri umeze neza koko mukumbuye se ndi mu rugo oya umva nkubwire ndagushaka byihuta uribuka igihe nazaga kugusura ntabwo wibuka ibintu twakoze mva mbese ariko ntukirengagize ndagushaka okay uzaze tubonane mbikuganirize nanabikubwiye wowe ndakubwiye ngo uzaze nta kindi mubwira nta n'ikindi mushakira kirenze ntabwo mbikubwira kuri telefone ntabwo mbikubwira kuri telefone ntabwo mbishaka kandi mutabimbwira kuri telefone ubwo ntuzategereze ko uzakora urareba iranjye nayimbwa ngirankupa reka nze nongere nyihamagare noneho ndebe ko idafata telefone ubundi iyo kidacamo bimeze biti itarayifunze se bigenze biti biramura ko buba buzi ko buzakora ibintu ntibubashe ibizakurikiraho nyuma buba buri mu bicyaha mama yanjye kumenyana n'imbwa ni bibi kabisa arrested.